Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Aya makuru nuyumva nawe uraza kurira nurangiza wifate ku munwa. Umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko yaje yicwa urupfu rubi cyane n'abagizi ba nabi bataramenyekana. Uyu mugore bamwishe bamuteraguye ibyuma, dore ko abamwishe bamuzingazingiye mu mifuka baraza bamujugunya hano ku irimbi. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Uyu mugore bamwita Kamariza, yari afite imyaka 30, yari afite umuryango w'abana 3 n'umugabo, bivuze ngo famiye yose yari abantu 5. Uyu mugore rero yavuye mu rugo agiye guhaha mu masaha ashyira saa moya z'umugoroba. Ni mu gihe umugabo yategereje ko umugore ataha araheba, begera mu masaha ashyira saa 6 z'ijoro umugore atarataha. Umugabo aza gufata umwanzuro kuva mu rugo ajya ku isoko gushakisha uno mugore, azabaririza inzira zose kugeza magingo aya ngaya. Uyu mugabo rero aza gutungurwa no kumva ngo umugore we yapfuye, yishwe urupfu rubi cyane, dore ko abamwishe kugeza izi saa bataramenyekana. Ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza kugira ngo abagizi ba nabi bishe uyu mugore w'imyaka 30 y'amavuko bamenyekane, batabwe muri yombi. Abaturage batanze amakuru bavuga yuko uyu mugore yaje guhaha mu masaha ashyira saa moya z'umugoroba, ubwo ngo yari yavuye mu rugo saa 12, ariko ngo aza kugeraho saa moya. Ariko ngo mu kugera mu isoko ngaza kuvugana n'abagabo bagera kuri 3 ubwo bari kumwe mu isoko, nabwo bamubwiye ngo aze bamubwire, aza kujyana nabo rero kugera magingo aya ngaya. Uyu mugore yaje kugaragara yitabye Imana. Abangaba bajyanye n'uno mugore barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bakurikiranwe icyaha cyo kuba bishe uyu mugore w'imyaka 30 y'amavuko wari ufite umuryango w'abana 3 ndetse n'umugabo. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu ahazwi nka Byahi, ku isoko rya Byahi. Abazi mu karere ka Rubavu ngira ngo Byahi murahazi. Byahi naho habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, ubwo Byahi naho hasanzwe umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko. Uyu mwana nawe yishwe nabi, urupfu rwarijije naho abanyarwanda benshi cyane. Uyu mwana w'imyaka 15 bamusanze aryamye ku mukingo. Uyu mwana byagaragaraga yuko atigeze akubitwa ndetse atanakomeretse, nta gikomere na kimwe afite, ariko impamvu bashingiye yuko yaba yishwe nuko umwana yashijemo umwuka, yenda abamwishe bashobora kuba bamunize. Niko abaturage babwiye itangazamakuru, bavuga yuko uyu mwana yari ikirara hano mu isoko, yatoraguraga ibijumba akajya kubigurisha, agatoragura amateke, ibirayi akabigurisha, mu gihe imodoka yari igipakurura. Gusa mama w'uno mwana yahise ahagera akanya nk'ako guhumbya, nibwo ubugenzacyaha naho bwahageraga, ndetse nyina avuze ko uyu mwana yari afite ikibazo cy'ubuhumekero kizwi nka sima. Uyu mwana ashobora rero kuba yabuze umwuka mu gihe yari aryamye hano aragagara, niko nyina yasobanuriye itangazamakuru. Ubugenzacyaha bwahise buta muri yombi nyina akurikiranwe icyaha cyo kuba yaratereranye umwana kugeza magingo aya ngaya. Umwana yari afite ikibazo cya sima, ndetse umubyeyi agatererana umwana kugera ubwo arara ku muhanda, none akaba yitabye Imana azize cyangwa yabuze umwuka wo guhumeka. Uyu mwana ajyanwe ku bitaro kugira ngo barebe neza icyamwishe, kuko nimba ari asima yamwishe yabuze umwuka ahumeka, bikaba aribyo byatumye ahaburira ubuzima. Ndetse dutegereje ibisubizo byo kwa muganga, turaza kumva icyo babivugaho, cyangwa tumenye yuko uyu mwana yishwe na sima. Uyu mubyeyi araza guhanwa, ndetse nibigaragara yuko yaba yishwe, uyu mubyeyi araza kurekurwa. Abaturage bavuga yuko uyu mwana babonaga mu isoko buri munsi uko bwije nuko bukeye. Mu gitondo saa 12 za nimugoroba bamusangaga mu isoko, bataga saa 12, saa moya, saa 4, saa 3. Uyu mwana bamusiga mu isoko, ntago bari bazi nyina, ariko uyu mwana yapfuye, nyina ahita agaragara. Ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane. Ubugenzacyaha busaba abaturage kuzajya bafata abana babo bakabagumisha impande yabo, mu gihe abana babacitse bakajya ku mihanda. Ibingibi bizajya bibakuriramo urupfu, kubagonga bagapfa, kuba bakora impanuka, kuba baburirwa irengero, abana bakabura. Bino rero ababyeyi bose babyumvireho, umwana wawe mucunge nk'uko wicunga. Nimba warabyaye abo udashobora kurera, gerageza abana bawe witeho kandi ubyare abo ushobora kurera. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba rwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru yizewe mu gihugu cy'u Rwanda. Reka turambure amakuru mu buryo burambuye. Mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye, umugore w'imyaka 30 y'amavuko yaje kwicwa ajugunwa hano ku irimbi. Uyu mugore rero yishwe urupfu rubi cyane, abamwishe bamuteraguye ibyuma
ibyuma barangije amuzingazingira mu mufuka wa kilo senkani aza kujyamo, bamushyizemo imifuka ibiri baza bamuzirikira hano ku irimbi cyangwa bamushyira hano ku irimbi. Nibwo umuturage wabonye uyu murambo yari agiye ku kazi nk'uko bisanzwe, agiye kubona arebye ku irimbi abona igipfunyika, aravuga ati reka ajye kureba ikiri muri icyo gipfunyika. Yabanze kugira ngo ni n'amadayimoni ari ku irimbi, ariko yaje kwerekera ko icyo gipfunyika. Mu kuhagera arebye icyo gipfunyika asanga kiriho amaraso, abanza kuvuga ati yenda hano ni inka bishe bayishyiramo, cyangwa ni ibisambo byishe inka cyangwa andi matungo biyashyiramo hano birirukanka. Mu gihe yegereye uwo mufuka agiye gufungura ahita abona umusatsi, avuza induru arirukanka. Inzego z'ubuyobozi, abaturage baratabara, akanya nk'ako guhumbya n'inzego z'ubugenzacyaha buzita zihagera. Ni mu gihe bafunguye uno mufuka basanga ni umugore w'imyaka 30 wishwe, ubwo umugabo wiwe yavuze ko uwo mugore yagiye guhaha mu masaha ashyira nimugoroba, ategereza uko ataha araheba, agiye kumureba nimugoroba aramubura, aravuga ati yenda ashobora kuba yagize izindi gahunda zaza mu gitondo. Nibwo mu gitondo yatunguwe no kumva umugore we yapfuye. Uyu mugore yari afite umuryango w'abana 3 ndetse n'umugabo, ubwo nawe wa gatanu, bose bari famiye y'abantu 5. Nibwo umugore rero yaje kuhaburira ubuzima ku iki gicamunsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Urupfu rw'uno mugore rwarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi 4 bakekwaho icyaha cyo kuba bishe uyu mugore w'imyaka 30 y'amavuko. Ngayo nguko reka makuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rubavu ahazwi nka Byahi, ahasanzwe umwana w'imyaka 15 y'amavuko nawe yitabye Imana. Ubwo uyu mwana abaturage bakorera mu rino soko rya Rubavu bavuga yuko uyu mwana yakoraga akazi ko gusyaga, ubwo babaga bari gupakurura ibirayi bijumba. Uyu mwana atoraguraga ibijumba akagenda akabisubiza agacuruza akabona amafaranga. Kugeza izi saha basanze uyu mwana yitabye Imana, niyakubiswe niyakomerekejwe, ariko bakekwaga yuko baba bamunize. Nyina w'uyu mwana yahageze asobanura itangazamakuru yuko uyu mwana arwara asima, ashobora kuba yabuze umwuka akahita yitaba Imana. Uyu mugore akivuga gutya yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB kubera ko akurikiranwe icyaha cyo kuba yarataye umwana akamutererana afite ikibazo cya asima. Kugeza isaha uyu mwana akaba yitabye Imana. Uyu mwana ajyanwe mu bitaro kugira ngo akore isuzuma barebe kuko nimba kubura umwuka yahumetse akabura umwuka akaba yitabye Imana ariyo mpamvu, cyangwa yaba yishwe anizwe akahaburira ubuzima. Ibi ngibi turaza kubigarukaho mu makuru arambuye. Uyu mwana nitumenye ibisubizo byo kwa muganga, iyi nkuru turaza kongera tuyikore. Reka indi nkuru tuze kuyirebera hamwe mu kanya. Turabakunda, Imana ibahe umugisha.